Muraho mbanje kubasuhuza no kubashimira mwebwe mwitabiriye iki kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro ngira ngo ubundi mbasobanurire ibitabo byanjye maze iminsi nsohoye. Abatanzi rero nitwa Hakizimana Dieudonné d'Amour Nordqvist, nkaba ntuye mu gihugu cya Suède, ariko nkaba ndi umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, nkaba nararewe mu Rwanda, nkaba narize amashuri abanza aho bita Igituza, niga amashuri ya segonderi muri FAC ku Kimihurura, no muri Groupe de la Salle Ibyumba. Université yanjye rero nayize mu Bushinwa, aho namaze imyaka 10 mba nkorera, nuko nimukira muri Suède, naho nagiye nkora ibikorwa bitandukanye. Muri Miss rero ndi umuyobozi wa company yitwa Igitego, nkaba ndi umwanditsi w'ibitabo bigiye binyuranye muzasanga online, cyangwa se abari mu Rwanda mushobora kubona muri Librairie Caritas. Ibitabo byanjye rero ni ibitabo bigiye birimo inzira nanyuzemo, muzasangamo ibikorwa nagiye nkora, inyigisho nagiye mbona, kugira ngo mfashe urundi rubyiruko utazagira wenda amahirwe nk'ayanjye yo kugenda ibihugu byinshi no kugira ubumenyi nk'ubwo nagiye nkura aho nanyuze hose. Mu bitabo byanjye rero uzasangamo akenshi ko ababisomye mu buhamya bagiye batanga byagiye bibahindura ubuzima bwabo, ubundi bikabazamurira kuri yindi nivo hejuru batatekerezaga, bukabazanira ingufu n'ibitekerezo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikindi cyane kandi bagiye banshimira cyane ni ukugenda basobanukirwa n'ibyo bakora na choices bakora buri munsi, no kumenya ninde uri responsable w'ibitekerezo byabo, by'ibyo bakora n'ibyo badakora. Mu iki gitabo rero nise Inzira y'Inkotanyi, gikubiyemo ibitekerezo bya nyuma muri ibitabo bitatu nagiye nandika. Igitabo cya mbere nakise Gukira bishobokera buri wese, ni igitabo kimeze gutya, murakibona, muzagisanga online muri Librairie Caritas, abagishaka muzakibona rwose kirahari. Ikindi gitabo gikurikira iki ngiki ni igitabo nise Ushaka inka aryama nkazo, nacyo ni igitabo gikubiyemo amahame anyuranye akurikira igitabo cya mbere, mu byerekeye kwibeshaho, kugira ubukungu mu buzima bwawe, gukura ubukungu mu buzima bwawe mbese. Igitabo rero cya gatatu ni igitabo ntabwo kikubiyemo nacyo amabanga utazigera usanga mu ishuri, cyangwa se ababyeyi bawe batashoboye kukuganiriza. Ni amabanga rero akenshi n'amadini yacu atatwigisha, kuko ni ibitekerezo bituma uhindura ubwenge bwawe, ukamenya uburyo bwo kwikorera no kugira ngo intego yawe uzigereho, maze ubashe gutsinda ibitego. Mu buzima bwacu tugomba gutsinda ibitego, akaba ari na mpamvu umuryango wacu twawise Igitego, kuko ari umuryango ufasha abantu gutsinda ibitego. Wabyifuza rero ibitabo byanjye murabisanga kuri website iri muri commentaire hano. Mubishoboye muzajya mwishyura kuri mobile money,
mu downloading igitabo cyite kibajya muri telefone yanyu, cyangwa se nabyo mushaka kubigura igitabo nacyo mushobora kukigura tukakibohereza. Abandi muzajya mubisanga muri Library Caritas. Ndumva rero uyu munsi kinagiye mbongereho nuko nyuma y'ibi bitabo ngiye gutegura amavideo nk'aya ngaya, ariko amavideo akubiyemo noneho training, kuvuga program umuntu agomba gukurikira zikamuhindura, zikamwubaka zikagufasha no kugera ku bukungu wifuza. Nashyizeho club yitwa 2030 millionaire, ni ukuvuga abantu bose tugomba bifuza ko mu mwaka wa 2030 bagomba kuba ari abamiliyoneri bafite ubukungu. Iyo club mugomba kuyijyamo, iri kuri WhatsApp. Ababyifuza muzanyandikire mbashyiremo. Niyo ntego yacu twiyemeje, tugomba kongera umubare w'abantu b'abakungu bakize mu gihugu cyacu ndetse no muri Afurika. So murakoze rero, mugire umunsi mwiza, Imana ikomeze ibahe umugisha n'urukundo mu bikorwa byanyu byose. Murakoze.